ifasha bayo Sylvain Dojoa, umwe mu basore batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Colorado. Uyu munsi yatereye ivi Clarisse Karasira. Aramenyekanye umusore watwaye Clarisse Karasira umutima. Irebere uko byari bimeze ubwo yambikwaga impeta. Umuhanzikazi Clarisse Karasira yanyuze ku rukuta rwe rwa Instagram ahishura ko yambitswe impeta n'umusore wamusabye kuzamubera umugore we, nawe akabimwemerera nta mananiza. Clarisse Karasira yatangaje ku rukuta rwe rwa Instagram ko yatangaje uwamusabye kuzamubera umugore. Abinyujije kuri Instagram yagize ati umutware yansabye ko nazamubera umugore kazibikananga nabyo nashingiraho impakana iyo ngabo y'ikirenga wakoze Mana wakoze urukundo. Aya magambo Clarisse Karasira yahise ayaherekesha ifoto igaragaza ko yambitswe impeta ndetse n'indabyo yahawe n'umukunzi we. Clarisse Karasira ntabwo yaramenyereye mu bintu bijyanye n'inkuru z'urukundo, byari ibintu mu by'ukuri yagize ibanga. Uyu muhanzikazi wamenyekanye cyane mu muziki nyarwanda kubera ibihangano yamenyekanyeho cyane mu mudiho wa kinyarwanda nkagira neza, Sapfaga iki, Shabeho, Ubuto, Umunota n'Umwa, Ntizagushuke, Uzibukirwa kuki n'izindi ndirimbo nyarwanda zamenyekanye cyane. Ntiyakundaga kumenyekana mu itangazamakuru ngo ashyire hanze iby'urukundo rwe. Niyo mpamvu bisa nkaho byatunguye abantu benshi bibaza ngo uyu musore wambitse impeta Clarisse Karasira ese ninde? Umuntu Clarisse Karasira yiyeguriye ni umusore uteye ute? Clarisse Karasira koko yaterewe ivi? Ese uwamutereye ivi ninde? Dufite byinshi byo kubagezaho uyu munsi ku bijyanye n'urukundo rwa Clarisse Karasira. Tugushimiye kuba ukomeje kudukurikira kuri KDH TV ngo tukumenyere amakuru arambuye kuri uyu musore watereye ivi Clarisse yiyeguriye umutima wa Karasira. Ni musore ki? Ese ateye ate? Ameze ate? Akorera he? Avuka he? Uyu munsi tugiye kubavira umuzingo amakuru arambuye kuri uyu musore watereye ivi Clarisse Karasira. Twakoresheje uko dushoboye kose kugira ngo tubashe kubamenyera amakuru arambuye ku musore wiyeguriye Clarisse Karasira. Ninde? Akora iki? Ese azwiho iki? Akorera he? Ubu rero twamaze kubamenyera amakuru arambuye kuri uyu musore uwo ari we. Irafasha abayobozi. Ubwo Clarisse yatangazaga ko yaterewe ivi ndetse nuko bamwambitse impeta, ntigeze atangaza izina ry'uwamwambitse impeta. Urukundo rwe rwakunzwe kugira ibanga. Twakoze ubushakashatsi turatukumbura tumenya amavu n'amavuko by'uyu musore. Uyu musore Clarisse Karasira yagize ibanga kuva kera, yitwa Ifashabayo Sylvain Dojoa. Uyu musore atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese uyu musore ubusanzwe akora iki? Ubusanzwe atuye muri Leta ya Colorado muri Amerika, akaba ari umwe mu bagize komite y'umuryango w'abanyarwanda bahatuye diaspora. Komite y'umuryango w'abanyarwanda batuye muri Colorado. Uyu musore ashinzwe iki? Ni umwe mu bagize komite yabo, akaba ari umwe mu bayobozi b'iyi komite. Amakuru tugezeho avuga yuko uyu musore yaje mu Rwanda mu minsi ishize nk'umwe mu bahagararira inyungu z'umuziki wa Clarisse Karasira. By'umwihariko akaba ari yaje mu kumufasha gutegura igitaramo cyo kumurika alubumu ye ya mbere. Cyari giteganyijwe mu mpera za 2020 ariko kikaza kuburizwamo kubera gahunda ndetse n'uburyo bwo kwirinda coronavirus. Isubikwa ry'igitaramo cya Clarisse Karasira ntabwo byatumye umukunzi we Ifashabayo Sylvain Dojoa ahita asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo yagumye mu Rwanda akomeza gukurikirana inyungu z'umuziki wa Clarisse Karasira. Uyu musore yakundaga kugaragara i Kabuga hafi cyangwa se mu rugo rwa aho Clarisse Karasira atuye, aho yifashishaga imodoka ya Benz Clarisse Karasira akunda kugendamo. Aba bose bari kwitegura ubukwe, hanyuma bakazajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Clarisse Karasira
yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter atangaza ko yabwiye Yego uyu musore yagiranyije n'umwami yifuza ko azamutuza mu bwami bwe. Yanditse ati nguwo Uwimana yandemeye ngo umutware nkundira ubuhizi, ingabo idatatira igihango, imfura ikunda u Rwanda ikarukorera ubutiganda, undutira bose muri ubu buzima, ndagukunda King de Juin. Ni amagambo mu by'ukuri Karasira yanditse, hanyuma aherekezwa cyangwa se nyuma yaho ashyiraho akamenyetso k'umutima gatukura, agaragaza ko Karasira yahise agaragaza ifoto y'uyu musore yambaye ndetse nawe ubwe yari yambaye agakanzu k'umweru n'inkweto z'umweru ndetse n'agakote nako k'umweru, umusore yambaye nawe ipataro nziza cyane y'umukara n'ishati y'umweru ndetse n'ikote, apfukamye agiye kumwambika impeta, ahagaze mu ruziga rw'urukundo ruri mu ishusho y'umutima. Iyi foto igaragaza uyu musore apfukamye, Karasira yinjira yipfuka mu maso n'amasoni menshi, ashaka gusubira inyuma ariko umutima umuhatiriza kuvuga yego. Sylvain de Joie nyuma yo gupfukama agasaba Karasira ko azamubera umugore, byatumye bizamura amarangamutima cyane ya Karasira, ariko aremera avuga yes, amuhereza urutoki ngo amwambike iyo mpeta y'urukundo ya fiançailles. Nk'uko bigaragara mu mafoto ndetse no mu mashusho yakunze gucicikana, uyu musore aranezerewe, aramwenyura, bameze neza, urabona ko yahise amuhereza indabo yari yamuteguriye mu rwego rwo kumwereka urukundo amufitiye. Iyo usubiye inyuma uza gusanga ubwo Karasira yatangazaga ibijyanye n'igitaramo cye azamurika muri uyu mwaka ushize, icyo yari yakise inganzo y'umutima, uwo musore agaragara mu bantu 4. Ubwo muri iyo foto kubabashe kuyibona harimo Mani Martin, harimo n'undi muntu ndetse na Karasira, nawe Sylvain de Joie akaba ari ku mwanya wa 4. Bakaba bari bitabiriye ibiganiro ku maradiyo cyo gutangaza igihe iki gitaramo kizabera album yari igiye gushyirwa hanze. Ukomeje kumureba ubona Sylvain de Joie yarangije amashuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amafoto yenda kubabashe kuyakurikirana barayabona. Ni umusore w'ibigango, ni umusore w'intarumikwa kuko ubona ko akomeye kandi afite igihagararo. Uyu musore rero akaba atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari no muri ya komite y'umuryango w'abanyarwanda batuye muri Leta ya Colorado nk'uko twabivuze ruguru. Akaba agaragara ko ari umwe mu bayobozi b'uwo muryango.
mitima hose ni mucurane mu mitima burya byose bihera mu mitima hose ni muririmbe mu mitima ubuzima ni buto ntitumenye iyo bujya uwagirira abandi neza akigendera ngaho nimuhuze imitima mwishimire ubuzima imana nayo ikibareba ibanezerewe mumora nishima mushira agahinda baraziteka umunezero mumora nishima mushira agahinda baraziteka ibyiza ngaho se nimunezerwe mu mitima ngaho se nimucurane mu mitima burya byose bihera mu mitima ngaho se nimuririmbe mu mitima elele wawe mu mitima elele mama wawe mu mitima mbareza urukundo n'amahoro mu mitima mu mitima tugushimiye kubabana natwe kuri Kodesha TV kuko dukurikira turarikiye dukomeza natwe mu bindi biganiro bizakurikiraho ndetse n'uko ubukwe buzagenda. Bakunzi bacu mukomeze mudushyigikire mukande subscribe like na share ndetse naho mubona hagomba gutanga igitekerezo mucyongere muri comments. Imana ibarinde.